muhawe ikaze nanone ku muyoboro wacu wizewe, aho tumenyera amakuru atandukanye kandi yizewe ku buzima bw'umwana n'umubyeyi. Uyu munsi tugiye kuganira uburyo umwana ashobora kurindwa gutakaza ubushyuhe cyangwa se kurindwa ubukonje ahetswe ku nda, icyo twita cyangwa se ikizwi kuri kangaroo mother care. Ni uburyo umwana ashyirwa ku nda ya mama we ako kanya akimara kuvuka, kugira ngo hirindwe gutakaza ubushyuhe cyangwa se iyindi mimaro igiye itandukanye turi bubone hepfo. Mwarakoze rero kudukurikira kandi mukomeze sharing ibiganiro byacu, comment, subscribe kugira ngo dutere imbere. Uyu munsi rero tugiye gusobanukirwa ku uburyo iyi procedure yacu cyangwa se ubu buryo bwitwa kangaroo mother care bwo guheka umwana ku nda bukorwa. Ni uburyo bwifashishwa mu buvuzi bw'abana cyane cyane bakiri bato cyangwa se bavutse igihe kitageze. Ubwo iyo tuvuze abana bakiri bato ni abana bari munsi y'ibiro 2,500 cyangwa se abana bavutse igihe kitageze amezi 9 atageze. Ubu buryo bukorwa, ufata umwana ukamushyira ku nda, ugafubika mu mutwe, akaba yambaye ingofero, hanyuma amaguru akaba, ibirenge bikaba byambaye amasogisi, ugafata akaryama hagati, umutwe ukaba uri hagati y'amabere ya mama we, hanyuma amaboko akaba ari munsi y'amabere, amaguru ugasa nkaho uyahina ukurikije aho ikibuno kiri ku buryo aba afashe kuri mama we neza. Simvuge mama we ngo wumve ko ari we ushobora kumuheka wenyine, ashobora guhekwa na papa we cyangwa se n'undi muvandimwe wese waba uhari mu muryango. Hanyuma umwana wamara kumushyira ku nda gutyo, inyuma ugashyiraho ingobyi, hanyuma ukazirikira inyuma ku mugongo, hanyuma ku mutwe ugatwikira umwana. Ushobora kumugendana ukamujyana aho ushaka, cyangwa se yaba ari nko ku buvuzi cyangwa ku mwuka, ukaryama iruhande rw'umwuka kugira ngo abashe kubona umwuka anari kuri iyo position ya mama we. Ubu buryo bwo guheka umwana ku nda bwongera urukundo hagati y'umwana n'umubyeyi. Niyo mpamvu navuze ko umwana ari we ugomba, cyangwa se umupapa cyangwa mama we cyangwa undi munyamuryango ari ugomba kubikora. Urumva kubera ko umwana mama muri kurebana, imitima iri guterera kimwe, byongera urukundo. Ikindi bigabanya infection, kubera umwana ntago aba aryamye mu bintu bisa nabi, ntago aba agiye ahantu henshi hatandukanye, ahubwo wowe mubyeyi ugiye kubimukorera urabanza ugakaraba, nawe ukamukarabya cyangwa se ukamuhanagura, ubundi mukajya muri iyo position mumeze neza. Ikindi birinda gukonja, nuko nabivuze bituma umwana ashyuha. Ubushyuhe bwa mama we cyangwa ubw'undi muntu buzamuka mu ruhu bukinjira ku mwana, bugatuma umwana bimurinda gukonja. Ikindi byongera konka cyangwa se ubundi buryo bwo kurya yaba ariho, ubwo umwana arumva aba ari impande y'ibere isaha n'isaha yakonka. Ibi bigafasha kuzamura bya biro, kuko twavuze ko akenshi hajyaho abana batagejeje igihe cyangwa batujuje bya biro 2,500, cyangwa bafite ibiro bikeya bikabije biri no munsi y'ikiro. Rero icyo gihe bituma yonka cyane cyangwa se afata ibindi buryo agomba gufata bw'imirire, akabufata cyane cyangwa mu bihe bikwiriye, umwana akiyongera ibiri. Ikindi bifasha mu kugabanya infection, nabivuze. Bifasha mu kurinda umwana ko yagira infection, bifasha mu kugabanya impfu z'abana, kuko akenshi bafatira imiti ku gihe, ubushyuhe bukaza bakiyongera ibiro. Abana bavutse batagejeje igihe bakaba batakipfuye cyane, bigabanya impfu z'abana. Rero
twavuze ko ubu buryo bushobora gutangira umwana akimara kuvuka. No ku bana bagejeje igihe, iyo umubyeyi amaze kubyara uhita umushyira ku nda ya mama we kugira ngo abe afata ku bushyuhe, ndetse rwose ni nabyo byiza kurusha kumushyira ku matara, kuko hariya ku nda y'umubyeyi aba ari kumva urukundo rw'umubyeyi, agahita anafatiraho n'ubushyuhe. Ingenzi cyane rero gusobanukirwa impamvu y'iyi position. Ababyeyi benshi usanga babikora muri neonatology ariko batazi impamvu yabyo. Niyo ngiyo nizere ko twasobanukiwe, naho mu biganiro byacu by'ubutaha dusobanukirwa byimbitse ku bijyanye n'ubuzima bw'umwana n'umubyeyi. Mwari muri kumwe n'umubyaza Dorcas.